gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro, gukorera Imana n'umushinga utagihomba. Kurikira ivugabutumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel Abishuti TV n'ibiganiro by'Abakamana. Kanda subscribe twagura ubwami bw'ijuru. Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro, gukorera Imana n'umushinga utagihomba. Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro, gukorera Imana n'umushinga utagihomba. Ntangira rero ninjira mu buryo bwo gucisha. Ababundi babyita gucisha. Babyita gucisha. Iyo maze gucisha imyuka mibi, imyuka mibi iguhereza ku mafaranga. None uretse gatoya ariko hari ikintu tutarasobanukirwa. Ubwo twatiri mu kanya gatuvuga ati ngiye nagiye mu bapfumu uje mu byo gucisha, ariko ntago tumenye uburyo nyine winje. Niki cyatumye ujyayo? Byari bigenze gute kugira ngo bakuganishe muri izo nzira? Niki cyatumye ugana aho hantu? Nagira ngo nikururira abantu benshi mu rwego rwo kujya mbavura indwara cyangwa se babeshya ngo bazana amafaranga, bampa ibintu banjye nkore ninjire muri company yabo. Uje muri company yabo, hanyuma icyo washakaga barabakiriya benshi kandi barwaye. Ubwo si bya bintu njya numva ngo ni ibironda? Oya, byari bitandukanye kuko nagombaga kujya mbaha imiti nkababeshya ko mbavura, cyangwa se bamwe nkanabavura nkoresheje imbaraga z'ikuzimu ko nabaga namaze kuzishyikira, bakama ku mafaranga ntavunitse. None ibyo bita ishagari niki? Ibintu ngo ni amashaba, niba ari amashaba, niba ari ishagari niki? Ibintu by'amashaba baba bifite ni imiti bagenda bagasya. Ubwo nibyo babanje kuguha, bakabitongera ku myuka mibi bakabiguha, ukajya ugendana nabyo, wabwira umuntu ubwenge bukayoba nimba amafaranga akayaguha. Mbere yaho utarabyinjira muri iki wakoraga kugira ngo kubite kuri iyo mbarutso yo kujyamo? Mbere yabyo ntarabyinjiramo, nari ndi mu buzima busanzwe bwo korora no guhinga, ariko nkabona ni ibintu bimvuna nkashaka gukira byihuse. Uravuga ati ibintu ngiye bimvuna wapi? Wibagirwa ko Adamu bamubwiye ati uzajya urya rero kubanje gukatera amatovu wisha kuya. Ibya Adamu nyine ntabwo nagombaga kwibazaho kuko babimubwira, barabimubwiye nyine biranatwokama, ariko nagombaga guca izindi nzira zitanyuze kurya. Hariho ba Adamu babiri, hari Adamu wa mbere ari we wuriya wakoze ibyaha, hazi na Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo rero ntabyo nari nakinjiramo na nimba ukigendera mu bya Adamu. Ubwo ruki muri Adamu wa mbere ashaka rero gukwepa imiruho ye, ahubwo nanjye nkashaka ukuntu ninjira mu zindi. Uravuga ati imiruho yo kwa Adamu nari nzi yuko ntazavunika, ariko nagezeho nsanga birutwa na bimwe nakoraga. None se ntago bagusabye ibintu njya no ngo hari ukuntu ujya ngo bakagusaba ibintu by'ibitambo, ibintu meze ukuntu atuvire muzingo ngatubwire neza, tuvure muzingo iyo ngewe nyimara kwegerayo bahise bambwira ko ngomba gutanga avance y'ibihumbi 40. Ngurisha igare nari mfite, ndumva baca make n'umugore atabizi, igare ndarigurisha ndangije ndatanga. Hanyuma umaze kuyatanga bigenda gute rero? Nibyo kuyatanga nyine bampa kondisiyo. Kondisiyo ya mbere bamaze kunkubita nyine by'inzoga byo, nagombaga kugura inzoga, ibintu biraza birambwira ati tugiye kuguha amabwiriza, bivuga mu zindi ndimi, ahubwo bivuga n'amawayiza, ibintu nk'ibyo. Nk'abari abantu bari kwerekwa, hari ukuntu umuntu ajya mu mwuka ati yarapapapapa arakubita. Yavugaga ko niba bivuze neza ntago mbizi. Byari bitanzania. Byari bitanzania. Niho yari yarabikuye. Gango kerero nyaboneka reka dutumikeho gatoya atuze dukomeze. Simukire kuri Irene Karangwa, usimukire kuri Igati Official, usimukire kuri Inzira Bugwari TV, usimukire kuri gango kerero nyine komeze dukurikire gatanako kandi tuze dukomezeho gatambukanya gatoya. Nabishuti naringiye kuvuga ngo kabyarame. Kadukomeze atumenye uko gahunda zimeze. Hanyuma
uratubwira ati byari bitanzania yaraje abikora mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa umunyarwanda wagiye Tanzania abivanayo noneho rero nanjye nkabona abantu barajyayo nkabona amafaranga kirwanywa byeri udatuza atavunitse jewe niriwe mvunika nkanategereza n'amezi yo gusarura ngo ndangije tubigirana ikiganiro ambwira ati ndagushyikiranya n'abakurambere byose barabitunganya bo amafaranga ndayatanga 40,000 ntumbaze ngo bayajyanye hehe barangije bamama kondisiyo barabanza barambaza bati tugiye kubanza kugira ngo utabeshya amafaranga turayafite menshi cyane turabanza tukwereka uko bimeze bosi we rero yakoreraga ahantu hitwa harya munsi ya isoko rya Nyabisindu ryari ritarahajya Muhanga genda tega mva hitwa ku Mugina wa Jenda ndazamuka ndatega ndagenda ngerayo baraza baramfata turamanuka gatoya harya hasi hagana ku gishanga tujya ahantu mu nzu turicara tugirana ikiganiro bavuga bati ubu ngubu tugiye kubanza tukwereke ko atari imitwe kwa mafaranga ahari bajya kukurobesha ku mafaranga ahubwo ntiwabonaga ari byinshi se ntago waca amasaho ngo ushyire mu akazatubwiye urabona nyine hari ni muri icyo gihe habaga igikapu baterekagamo ijerekani ariko kifunguraga imashini wafunguraga imashini akajyaho etape ya mbere ugafungura indi kikaza kugera ukamanuramo injerekani niko cyabaga kireshya nyine yende ko icyo gikapu ndi kukireba noneho aterura aranyereka mbona cyuzuye amafaranga y'inote za 5 gusa aravuga ati gahunda zose n'izindi ntiwapfitse muri akabukungura no hafi nakozeho nya nakozeho ndareba ndavangirwa ndavuga ndataha ariko ntago ariko gahunda yari imeze kwaro kumurobesha baza rebe ubwo ugiye ko bagiye kuguhaho nzi ko bagiye kumaho cyangwa bakamaho namaki ariko barambwira bati ikintu cyose kiraharanirwa condition tugiye kuguha nuzitsindira nibwo uzatangira uzaterura iki dutumize nanda amafaranga arahari ubwo kwari kukumurikira amafaranga ya mbere bakubwira ati iki gikapu ya 40 na atariyo bacungira dore ko nahambere uretse ubu ngubu hasigaye bazu dukapu nyine ntameze ukuntu basigaye batwitwa ngo ni siredi ngo ni twasire kweri ntumbaze ariko birahazaga ibi bikapu nyine binini bipaki inote narayiboneye cyabaga cyuzuye no hejuru ikuzima arahari amaye nka bya bintu ziko bikaze no komeza bamaze kukurobesha bigenda gute bamaze kundobesha nako nta n'amafaranga nafite nshaka guteruramo ikibandari kimwe atoya have tubanza tuguhe kondisiyo igendera ati uyu munsi wa none na kuryama nguhindukira uraryamira urubavu rumwe nimba ari iburyo ni iburyo nimba ari ibumoso ni ibumoso ukarinda ubyuka ndavuga ntibyo ndabikora yego ariko nyatsindire umugore yakubwira ngo hindukira kubigenza gute nko kabyara nakomeza icyo gihe nagendaga nasiritse kugira ngo atambaza naho rya gare narishyize nakomeza higo ubwo noneho ndabyemera bambwira n'ibindi bavuga ati bindi tuzaba tubikumenyesha ibyo nubirangiza ndagenda ndaranegetse urabyumva nanze ya mirimo yanjye nakoraga kandi naratuzaga nkaryama nkasinzira ngiye kuryama ngo kandi ngo baraza kureba ubwo nubana kuryamira rumwe kandi nasinzira kandi baza kureba bari buze kugucuma ntunasinzira ikizamikira akazi mwaka byumva no guhumeka byari pari hazari uzi ko abantu bagiye kuzimu bagowe kwararushye se ariko si kuko nyirizina bajyayo bajyayo ni kuzimu harahari duha makuru neza gusa igituma nkubwira ngo ikuzimu harahari hari ingoro ya Satani ingoro ya Satani afite abadayimoni afite imyuka mibi nuko akora kuko na Kristo afite biro ye ijuru afite n'abamarayika yakoresha hirya no hino mu isi kandi ubyibuke neza nyine nawe yaravuze atugushije ishyano yego garuka rero ugeze ku buriri urihengeka buracya subirayo noneho kwa boss ahandi natangire wanyereje hahandi uyu mugore aza kuvangira ati wapi byanze hindukira oya ni umujoro azaga ko mu rugi sare bubyuka
ariko byatijyana na faranga nayo nyarahari nabonye zagura ibintu nukuvuga ngo amafaranga nayo namaze kuyabona kandi nshaka kuyakorera yego dukomeze rero buceye nsubirayo ndavuga na examen yanjye ariko tukira watubwiye ko ngo bari kuza kugusura ntago baje n'imiyaga myuka mibi Gwase barabyumvisha biza se oya ntabwo wabimenya ariko komeze iyo baguhaye condition ukayitsinda barabimenya n'ibyo wakoze barabikubwira niyo bitumye mu rugo uriyo biragenda bikagera byagera bikaza kavuga ngo dusanze bimeze gutya na gutya na gutya nuko bigenda nuko bigenda kabaye bigerayo nabyo birahabona nibyo utunze bikabikubwira nakomeza rero buceye mu gitondo ndangije turicara ubwo najyagayo twakoraga ikiganiro nko mu masaa 3 saa 4 z'ijoro nyine niho byo bikora bikora bwije bikora n'ijoro abantu basinziriye basinziriye batabyumva kumanywa iyo bikora bikoresha boss wabyo akirwa abwira abantu ibyo kubaha imiti no kubavura no kugira gutari ko byo bikora n'ijoro nyine urumva n'ubundi umucyo ntujye uturana n'umwijima ibintu bya ninjoro n'iby'umwijima nyine ubwo noneho biragaruka twabibonye wabigenje neza kizabijyamira gitsi ugomba kujya kurara mu irimbi yewe data ugiye mwirimbi noneho yewe yune ubwoba komeza nababwira ni mwirimbi nzahajya ariko bamena amakondisiyo rimwe ku buryo mbese ngomba guhitamo ibyo nzashobora cyangwa nkananirwa ngo hari ku kizamini cya nyuma ni finale cyari kuri finale cyo kugira ngo twemerane tambira ngo nicyo cyagutsindishije naratsinzwe se kina ahubwo dore ko byagenze rero aba ati umwirimbi uzajya kurarayo nzajya kurarayo kuko numvaga umuntu wapfuye ntacyo n'ubundi yantwara niyo najyayo ari namaze guhinduka igiharamagara bararangiza bati ese buriya urabona umwana w'uruhinja wamukeba hafi yabo we ninagerageza kuko nashakaga ya mafaranga numva iyo amaze kwinjirayo nyine ufata izindi mbaraga zisa n'izigendanye n'imyuka mibi kuko ibyo bakubwira byose bigutwara ubwenge bamaze no kugucaginga yego none ubwo ngubwo ninagerageza iyo umaze kumukata amaraso ye urayanywa yose ukayamara uruhinja uziranenge baba ukayanywa yose ukayamara warabikoze se oya ibyo nshaka kukurangiriza barimo baranshyira urutonde ku bintu ngomba kuzakora turakomeza bati iyo umaze kunywa ariya maraso ye ugomba kurya n'inyama ziwe narwo ukarurya ukarurangiza birakatsindwa ndiyumvira ndavuga ni nzagerageza imva rero icyansinze nyuma ku bwa nyuma baravuze bati ugomba kuduha akanyamaswa katagira ubwoya yewe byari umuntu ubita akanyamaswa buryo yaba umwana wawe yaba umubyeyi wawe ariko umugore ntabwo bamwemeraga uzi uko buryo abantu bavuga ngo baraciye ngo nabakire banyuze mu bikomeye bararushye uzabonamo abagenda bambaye ibirenge uzabonamo abarara mu nzu z'ibyatsi bataraye mu nzu nyirizina kugira ngo ubukire uzabonamo hari abaganira ikiganiro cyane kuri godora bamuhe abivamo da nuko ubwo noneho bageze ku kanyamaswa katagira ubwoya ndababaza se nanjye sinari inkazi baravuga bati kameze gate ati ni umuntu ukunda cyane utambira ko ugiye gutanga sheri wawe ndabizi ni wakunda ntago bari kumwemera we umugore wamutanga ukazashaka undi bahinduye umuvuno bahinduye umuvuno kuko bazi uko umugore umushaka cyangwa nawe yagenda cyangwa nakaguta agashaka undi mugabo agashaka undi ibyo byari byoroshye banabahindura business utambira ko ugiye kwihekuruka ugatanga umwana wawe umva uko rero gahunda zansinze yego narangije mu bantu nakundaga cyane bari basigaye mama wambyaye mukunda cyane none ugiye gutanga nyoko noneho amezi 9 yose urayibagira noneho niho nanjye naje gukubita umutima nsanga
batugenda ubitekerezeho ati ashobora kuba ari umwana wawe abana afite umwana w'imfura witwa Ingene Yanike nawe nakundaga ku buryo nabonaga icyo wanyaka cyose niyo cyaba ari icyo kungirira nabi nakwemera nkitanga asuba nabyumva ntarwo ari hamuka di Ingene anafite nzari naga ararwari hamuka ariko arahita asanga kuba atarapfuye yari afite papa umukunda nuko di Ingene we murakajya bapfanya bakunda gutya Ingene Yanike umukobwa wanjye w'imfura niwe natinzeho cyane na mukecuru sinamutinzeho cyane kuko nabonaga ko n'ubundi ashaje ariko nkunda umwana wanjye cyane mukecuru akaza ku mwanya wa kabiri ushaka kuba baragusanga n'ubundi mukecuru batari baravuga bati noneho genda ubitekerezeho numara kubitekerezaho uzaze utubwire umwe muri abo ariko se buriya ntiwabapfunyikira ukabakubita undi muntu wahandi birareba arahengeza washaka n'umwanzi wawe ukamubaha ntabwo byamwemera nyine kandi wumva regizame yo kugira ngo uzagere ku byabo hari ibyo ugomba kubagaburira bakarya bakabanza ibitambo icyo bita ibitambo bigomba gushyikirizwa satani wabo kugira ngo kandi ubu nabatijwe nabyo noneho munywane nabyo ukoreshwe nabyo icyo bisabye bikiguye ni ukuba waramamaje Yesu we ibi bintu kuko bizacika gute koko Yesu ibintu ntabwo bizacika keretse Yesu aje niwe rurangiza abantu bazaba barahashiriye ariko uko bamwe bazajya babyinjiramo abandi bazajya bavayo bitewe nuko ijambo ry'Imana rigenda ryamamara kandi karuhura akaba ari we Yesu Kristo nanjye yatansanga ubwo narengeze ubwo bo kabyara we gira uveyo tuzacumbukura wowe twari tugereje tubwira uko wavuye kuko uko navuyeyo ntago nabitinzeho nahise mva ku kintu cyitwa ubutunzi bunyuze muri izo nzira ndagenda mbitekerezaho maze bitekerezaho nsanga mama ndamukunda nsanga umwana wanjye ndamukunda nsanga atari ngombwa kugira ngo mbagurane iby'ubutunzi bwo mu isi buzarangirana n'iby'isi urumva ni nk'umwuka w'Imana wari wansanze ni Marayika Gaburiyeli mitamo rero sinanasubiyeyo ntabwo nasubiyeyo barazibukiriye mutima urandya noneho nza kubiganiriza noneho madamu haravuga ati nibyo mazemo iminsi narindi muri business izaguteza imbere ariko birangiye uhombye nanjye ndahombye turongera tujya gushakisha ubundi buzima bwo twahozemo hari ubundi Imana izatugirira neza ubwo ntikarakashe oya yaravuze ati baba we ati Imana ishimwe arishima cyane avuga ati bireke ati n'ubundi ntitwari tubayeho nani twari twabora ntitwari cyo kurya twashakaga amamodoka n'amataje n'ibiki bidaturutse mu cyuya cyawe yego yani umwana wanjye n'umukecuru wanjye mbakomeyeho nibigende ndabiretse sije wahera ubwo umwana byumvishe byagenze gute umwana nabyo namubwiye yarakina nabugingo n'ubu ntabyo ubu mfite ubwoba ariko wakabyara mwe azahita amenya yuko se yakiriye ibiganiro byinshi ariko uyu munsi nahahamutse nagize ubwoba ariko nta kundi nyine byabayeho Yesu yadukuye ahantu kure cyane ariko buriya byari ishuri ryo kugira ngo uyu munsi wa none habe havuga imbaraga za Kristo havuga kugira neza kwa Kristo bigaragara yuko hari na benshi barushye baremerewe bashobora kujya muri izo nzira cyangwa bazazigwamo ariko bakabisobanukirwa bataragerayo bakiri mu nzira ntabwo tubisubiramo reka tugaruke mu by'Imana kuko birakaze noneho twigarukiye mu by'Imana ubwo urumva ko Uwiteka kumurikira urumuri urongera uragaruka ufatiraho uravuga ati wowe wakiriye ku gakiza hari ukuntu buri ujye ubwira umuntu ati nyamara nubwo bikomeye ihangane haracyari inzira haracyari ibyiringiro wowe wakira ku gakiza umaze kubona uko ibintu bigiye ngo ntawihana nta mpamvu sibyo muri wese ifite aho yamukuye nuko yamuhamagaye kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo yasanze twigaragura mwivata twavukiye mu cyaha buriya buri muntu wese aguhaye ubuhamya wasanga hari aho yamukuye uzuko Adamu yaduhemukiye Adamu yarahemutse ariko buriya byari ku mugambi w'Imana buriya no kuvuga ngo nta na kimwe cyari ku Imana itakizi ariko rero tunasubiye inyuma gatoya none se ko hari kurimbuka umuntu byari kugenda gute
ni Imana yari yabiteguye byari umugambi w'Imana yego nizera harwo ngiye kurenya kuko abapasiteri beza ntabwo ari kure rwose none reka tuze mu by'Imana rero ugize gutya Yesu arakumulikiye ubonye agakiza ni gute iyo nkuru umwana agiye kuyumva mbere utarayisobanurira amatwi hari abanzi benshi cyane harabo wigeze yibwira se arabona agiye mbibwira ariko ku buryo bitaca ku mbuga nkoranyambaga nk'uko ariko ubu ni igihe kigeze Imana inambwiye ngo nzenguruka ahantu hose mbivuga nabivuga kuko namaze gusenyera satani we igihe cyageze itariki n'ingi igihe cyageze ngo uhaguruke uze ukore umurimo w'Imana munyemere gatoya dutumike hanyuma tuze tunagana akumusozo nyuma yo gutumika dutumikira abadutumye Simukira kuri Irene Karangwa, usimukire kuri igati official, usimukire kuri Inzira Bugwari, usimukire kuri Abishuti TV. Aho hose ibintu uraza kwa byagenda neza cyane gatanu kukani uraza kuba wakurikirana ijambo ry'Imana, ukurikirana indirimbo ziza, ukurikirane byinshi ku bikorwa byaba bigiye bitandukanye. Nimba ukeneye indirimbo ziza, ukeneye umuziki mwiza, ukeneye abikorwa byiza bigezweho, nawe ukeneye kuba wazamuka ukazamura impano zawe mu kuririmba, wakandikira Irene Karangwa. Mu minsi mikeya turaje tujye dushyiraho na nimero ziwe mu muhamagare kugira ngo byibuze gahunda zanyu zikomeze kuba azagenda neza cyane gatanu kandi rero nimba wifuza kuzamura YouTube channel yawe duhamagare kuri 078318 uwo nta wundi ni Gadi Official arakuzamura YouTube channel yawe iraba monetization mu gihe gito cyane, nawe ukore utekanye uhembwa kandi ibintu byose bimeze neza cyane. Nyaboneka vana amaboko mu mufuka uze ukore, byose birasoboka bivanzemo no gusenga. Tugarutse rero tugana ku musozo, utugiye urugendo rwawe uko rwakugendekeye, uko Uwiteka yakubonekeye ukava mu bapfumu ukaza ukajya mu buzima busanzwe ukabutekerereza umugore. Uravuga ati umugore tugiye ko umugore yabyakiriye neza, kandi nyamara hari ushobora kubibwira akaba yagutera amabuye ati wahemutse zana amafaranga bagapfa zana amafaranga ukere ukava mu nzira. Burya abagore nubwo bavuga ngo ni bamwe ngo bose ni bamwe, niko bakunda kuvuga Abanyarwanda, ariko burya bose ntago ari bamwe. Hari abagore b'abanyamutima, hari abagore b'abapfapfa, hari abagore bagira urukundo, hari abibyihebe, mbese biterwa nuko Imana yaremye umuntu. Ubwo rero kuva nakora ibiganiro nkeka ko ari wa mbere ubwiye ati abagore ntago abari bamwe, bitewe n'Imana yabaremye. Kurya Imana igira ukuntu irema umuntu, ikagira mbese uburyo kimwubaka n'uburyo kimuyobora. Cyangwa hanyuma tukiraho ngaho ugarutse mu buzima busanzwe, hari imvune zindi wigeze wongera kugira mu mikorere yawe cyangwa se mu buzima bwa buri munsi? Ubuzima bwa buri munsi ntago biba byoroshye cyane ko nubundi isi twiriho ntabwo ari ku mudamararo, biratugora, ariko iyo ufite Kristo n'ibikurushya abasha kubikuruhura, ntabwo nta kintu gishobora kumbuza gusinzira. Nabamburaye ndasinzira, wenda nkaza kwicura kare nkafata gahunda nk'iz'abagabo avuga ngo reka ntekereza aho ndi bushakisha ibirayi by'abana, ariko uraryama ukizigura. Ariko iyo yirengiye uri dabari muri ibyo bikorwa by'imyuka mibi, ntusinzira, urarukanuye, nta mutekano, nta mahoro yo kwa Satani. Iro dabari ni kwa Satani, haragoye mwuka byanye. Hanyuma dusa n'abagana ku musozi w'ikiganiro, watubwiye ngo witwa? Nitwa Rugengamanzi Emmanuel. Rugengamanzi Emmanuel. Nimero yawe hafi aho ngaho? Nimero yanjye ushatse kugira icyo unsobanuza cyangwa kunsaba inama ni 078 28 95 692 078 28 95 692. Tugana ku musozo, isomo rikunda kugufasha dupfundikiza kino kiganiro dukoze muri kano kanya kinyungura bwenge, kinahumuriza gisa n'imitima mwumvishe ko yanyuze mu bintu bikomeye, nirihe? Ni isomo rikunda kumfasha, nkunda gufashwa n'isomo riboneka muri Timoteyo wa 2 bice 4. Timoteyo wa 2 mu mapuro 216 aho hafi. Ngango korera mugende musome Timoteyo, ati hariho umurongo uko nakumufasha yawuvuze yawivugiye ubwe ku ibice 4. Ubwo rero nyaboneka
mugerageze musome uwo murongo namwe ndizera ko uraza kuba wabafasha niki mu kanya ni imitisha y'icyigisho baze gutega amatwi n'ubundi ndi buhabasobanure mbigishe mbereke ko icyo bakwiye gukora igikwiye gukorwa kugira ngo amahoro aboneke icyo kurya kiboneke giturutse mu burenganzira bw'Imana mu maboko ijambo rirambwira ngo nitwemera tukumva tuzatungwa n'imirimo ituruka mu maboko yacu. Urakoze cyane ati nitwemera tukumva tuzatungwa n'imirimo ituruka mu maboko yacu. Tugana ku musozo habishuti wa mwumera mikoro gatoya wowe niki wavuga kubyo uwumvishe? Ni byinshi cyane ariko mu magambo makeya uyu mupapa turaziranye cyane Manuel ariko Imana mukuye kure umunsi namuzanye kugira ngo aha abantu buhamya babandi baragishidikanya ko Satana adakora amenye ko Satana akora niba mbona mubazaniye kandi ikindi nuko ubuhamya nanjye bwaramfashije nkimara kumva uburyo yabonye igikapu cy'amafaranga akagisiga Manuel yaramaramaje umugabo butumwa arakorera Imana ku mugaragaro yaramaramaje. Ikindi shakongeraho nuko nashimira abantu banje bankurikirana umunsi kundi abari ku ntenyo muri Ruhango madamu wanje nkashimira groupe ntihakore nkashimira secrétaire nkashimira Korode nkashimira abantu batandukanye badukurikira umunsi kundi kuri YouTube ya Inshuti TV abantu bari mu Burayi muri Amerika muri Canada ahantu hose nkabya ngo ndakunda cyane abari mu by'Imana mukagiye mwese ndabakunda cyane mukomeze munkurikirane. Ngangoko rero ngangoko yari igati peke yake nanyo babwira ati abari iza diaspora mwese abadukurikirana hiriye no mwisi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nyaboneka mukomeze mukobwe neza nimukureho urushinge mujye mukomeza nyine mukurikirane ibiganiro byacu bagezaho umunsi ku wundi. Ikiganiro cyacu ni akagaruka. Bye bye. Amen. Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro gukorera Imana n'umushinga utagihomba. Kurikira ivugabutumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel Abishuti TV n'ibiganiro by'Abakamana. Kanda subscribe twagura ubwami bw'ijuru. Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro gukorera Imana n'umushinga utagihomba. Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro gukorera Imana n'umushinga utagihomba.